ari ikintu kimwe abantu bagomba Mancity sinzi Benjamin niba umuntu yavuga ko ari umunaniro barasiga bagara nabi mu kibuga nk'igitego cya mbere ahantu uyu musore Willius yanyujije baro ayishyira kwa Munoz arayihindura Kariwoka arimo arazamura akaboko ati ni offside kandi ari urimo ariko Lewis yasaga nk'uwarangaye burya iyo batanze umupira wori kureba ahantu umupira uturutse kujya guhindukira kandi umuntu we yawitabye deja biba bigoye ko uwo mupira wawe ufata cyo ni cyambere icya kabiri mu busanzwe Crystal Palace ni ikipe igora Mancity noneho yo iri South Park hari icyo umuntu abona muri City ndibuka sezo igeze nko ku munsi wa gatanu wa gatandatu ndi mu bantu benshi sistaga bavuga bati si ikibazo cy'imvune gusa ifite n'ikibazo kiri muri yo cy'umunaniro harimo nuko nabonye abantu benshi mu kinyarwanda kizavuga ngo niba ari guhaga intsinzi cyangwa se kuba barabaye successful muri ino myaka 7 biba ko uyu munsi nta motivation bafite muri bo nekereza ko motivation ari guturuka mu isoko ry'igura n'igurisha Mancity maze imyaka 2 ikora igura nabi niko navuga cyo ni cyambere cya kabiri iyo ubona abakinyi basa nkaho bananiwe ibyo bakora babona ko nta mbaraga zirimo niyo bagerageje gushitura imbaraga z'umubiri ariko ntabwo maximiza ntabwo bakora bya bindi uko bari basanzwe babikora mu guhagarara nabi mu kibuga gutakaza imipira City bwa buryo yagiraga bwo guheza equipe mu kibuga cyayo ntikibikora none nayisigaye bagera igihe nayo bayiheza mu kibuga cyayo ukabona ko adversaire nka Crystal Palace araza gukinira mu ibyo yaplika byose byaplikira mu kibuga cyawo so mbona nibyo Pep yavugishije ukuri yavuze ati ni sezo yo gusifaringa biranekereza ko yagatangira ahubwo gutekereza ko mu kibuga hajyamo abakinnyi bandi bakiri bato agatangira kuzana ibindi bintu bishya akareba byibuze ko aribwo yashobora kubona ibitandukanye n'ibyo twabonye ku kibuga cya Crystal Palace ariko ubibonye ni City igiye kubaho gutya muri ino sezo bakarwanira iki ngewe nta simbona cyane hari nyine ntabwo wavuga kuri equipe itari ifite Manuel kandi itari ifite Nathan Yak itari ifite ba Phil Foden bose bagiye bagira ibibazo ariko nje ndeba mu bahari nje ntabwo mbona impamvu Jeremy Doku adatangira mu kibuga Jagrish adatangira mu kibuga ugahitamo kwakira Mateo Sinonese kiracyari ikibazo simbibona kiracyari ikibazo gishingiye kuri ikibazo kubera ko igitego cya mbere rwose ni uruhande rw'ibumoso rwagitanze mu buryo Mateo Sinonese yari yaje ndetse n'uwireko Lewis bari hagati bose batanga umupira inyuma ya Reko Lewis igitego bari bashyizwe kuri nimero 3 n'ibyo nta bandi bari ariko ubona ko ahubwo hari akenshi ngiye nagiye mbona abatoza bemera bagashyira umukinnyi ku ruhande nka kuriya ariko we mu buryo bwa animation akamukinisha hagati bakaba bane nagiye mbibona kenshi nawe ubwe yagiye abikora akajya atangiza umukinnyi muri defense cyangwa kuri nimero 2 ariko ubizi neza ko John Stones araza kuza kuba akinira imbere y'aba defense ibyo twagiye tubibona inshuro nyinshi we ubwe abikora uyu munsi rero niba ashaka gukomeza kugenda yabona intsinzi yabona amanota yabona resultat Pepe Guardiola ntareke rwose kuvumbura cyane kuri Mateo Sinonese cyane kuri we kubera ko niba ubizi neza ko ufite umukinnyi wahengetse inyuma ye witwa Reko Lewis ko abandi bababuze urajya kumwongeraho Mateo Sinonese ngo amufashe iki yego ko kuri match ya Nottingham twabonye atangiza Jagrish ku ruhande ariko Jagrish akajya yiyongera kuri Kevin De Bruyne akamufasha bakajyana match idasanzwe Mateo Sinonese arafashe nuko ngo uruhande rw'ibumoso rwose rurarangaye ko nta mukinnyi waguriye okay equipe rero ngingi biprofise ibutsinda icyo gitego ushatse kuvuga ko hari aho City umutoza wabo yisenya ibintu yabikoze kuri match ya Liverpool aratsindwa kandi bamutsindira muri iryo kosa n'igitego cya mbere Crystal Palace yatsinze ni muri iryo kosa cyo kuri uruhande rw'ibumoso imvune ni kimwe ntabwo nagisimbuka ariko abahari bo baraza gutanga musaruro ki mu gihe hari abo wiyimye turabizi neza ikipe yose yagutsinda sava ariko turabizi neza Jeremy Doku afite umupira nubwo atsinda bikeye ariko agumana umupira inshuro nyinshi kuri urwo ruhande rutaba expose nuko umupira ugeze ku ruhande rw'ibumoso nago awujyana imbere Simari Saro kunaba menasha nago byari gukunda ari Jeremy Doku ari yuko bagomba kufite inshingano zo kwa kandi Munoze gutsinda igitego yazamutse kwereka yuko we nta muntu afite nta muntu muteye ubwoba yagiye abizi neza ko umuntu uri hari niyo yagera akagaruka yamusanga nzira yego ariko kuza ugatanga baro hagati mu kibuga ukagenda ukajya kuyataka ugatsinda igitego bita bikereka ko harimo absence cyane mu mihagararire ariko nanone ukaba wihenze mu bijyanye no gutekereza byo kwataka Pep iriko sara arikoze kandi amazi imisa narikora ngiye ndi kuvuga arimo aranibikora bishaka hari neza fuwa muri abakinnyi uyu yaba Eric Gundogan yaba Bernardo Silva ninde kuri profile ni dushaka tuvuge na karite nka nimero 6 bibaye ngombwa ko bahajya
ninde wa prefera ufite Mateo Nunez? Mateo Nunez gani si uriya we niwe Si we ariko mu bahari kuko mu bahari we ari no muri Wolverhampton nibyo yakinaga iyo gakina nka nimero 6 ntabwo yakinaga nimero 6 yabaga ari muri ba double pivot ariko ari mu box ugaruka hakora Mateo Kovacic akina mwibuka ariko iyo mugiye n'ujya kumushakira muri iyo myanya kuza kwirengagiza Jean Pep Guardiola umenye ko Jean Pep Guardiola agomba kubishingiye cyane cyane ku mukinyi usohora baro mu technicien nka Bernardo Silva icyo gice ariko ni twanze Pep ntago yahindurwa na ibyo twabigarutseho ubushize ko mu bibazo byose hari umunyamakuru wa Sky wakoze inkuru avuga ko no ku kigero kinini wabona harabaye munyine no kwibeshya ku bakinnyi Pep yaguze iyo nkuru twarayikoze ko Pep yibeshye kugura abakinnyi ko n'igihe cyose ahubwo ko imwe muri iyo nkuru kimwe mu byari ishingiye kuri umusore twa Nunez avuga ko niba ko ari umukinnyi urwego ko ari mu kibuga ubundi akwiriye kuba akinaga ko ari mu hagati si hariya nyine ntabwo ko ari hariya ibyo ngibyo rero bivuze iki bivuze yuko gitangaje kugira ngo nanakirishe Kevin De Bruyne hariya kuko nzi ko Kevin De Bruyne afite ubushobozi bwo kwirangiza ahantu hose wewe Nunez namushyira De Bruyne ngamushyira ku ruhande bigaragara yuko Pep Guardiola sindi ku kibero ndetse bajya ku ruhande mu busesenguzi bwose numvishe dukoze cyangwa se byo numvishe nuko uruhare runini rukugaruka kuri Pep kuko nubwo wenda afite ibibazo by'abakinnyi bafite imvune ariko n'abahari ntabwo ari kubakoresha ni uko umuntu yabyita ntabwo ari kubakoresha mu buryo bwabo kuko igihe kirageze ariko Lewis ni umukinnyi mwiza ariko atekereza ko Lewis azaza kuza ahubwo igiye gutangira kwenteza ariko Lewis umwanya wa kawo kacyari ki kandi cyari ibibazo arimo icyo twavugaga cyo guhagarara umuntu kawo karamutanze muri iyi aramuvana umwanzuro afasha kwicaza umuzamu na nufata kuri kawo n'ubwa mbere giye mbonye ikipe ikomeye ku rwego rwa Mancity ifite Ruben Diaz mu kibuga ifite Karuka ifite Haaland ifite Gundogan bayitsinda igitego cy'umutwe umuntu ari free header nta no byibuze wivuga ngo gutsindwa ntago gutsindwa bigenda ku bakinnyi bakomeye gusa na Zahiri zagendaga zitsindwa zifite n'abagaratikos gutsindwa bigendera ku ikosa ryo ry'iki mbere na mbere mushobora gutsindwa muri ikipe nziza mwiza musanzwe ariko mugatsindwa match kandi isekeje kubera mission ngari muri ho niyi mental buriya gutsindwa kw'abakinnyi ntago bisaba ngo ubwiza bw'abakinnyi gusa hari ibintu byinshi tumukina ikipe itsinda hari nk'ibitego iyo kipe tuvuga ni ikipe yoboye imyaka irenga 6 icyo ubwabyo ibyo ngibyo nabyo byatuma utsindwa nyine none icyo ureba hari nk'ibitego batajyaga batsinda City ariko urebye nk'igitego ni Maxento watsinze icyo gitego cy'umutwe muri corner barayiteye abakiba Man City bose barawihorera umuntu ahagaze hagati mu yizamu wari we muri 2019 imbaraga akoreshaga 2019 ntabwo zikoresha 2025 amuri si wakoraga cyane akora iki sinakino yakoraga